hano Derek aba yapanze na Kwizera aba yigize umusabirizi hano yambaye ibintu byacicaguritse. Nuko bahita baza hano, imodoka ibiparitse hano ibirimo akagare. Kagare bagahita bagaterura. Hari abakobwa bari ku ruhande bari kuganira bavuga barebana rwose muri chat. Ati reba umusore untereta, atuna kuna ni bogare, ati ni mwiza cyane. Kumbi uno musore baba baje guhura n'uno mukobwa, ariko kugira ngo amusuzume neza umusore atasura kakagare akakicaramo. Amara kukicaramo nta kindi kiba, ategura ururabyo akarushyira mu biganza byiwe. Niko akurushyira mu biganza hano abakobwa baza baganira ati mbega umusore w'ibogari, ati waratombeye waruntuwe, ati uno musore se wamukuye hehe? Ati sha twamenyanye kuri social media. Hano umusore aba yishe ku modoka inyuma, ahita amubwira ati sheri reba hano ngwino hano. Ati ninjye se sheri? Ati njye sheri wanjye se ni ikimuga, ntabwo bishoboka, nta bumuga afite. Akaza hano akamucanira urushyi. Kumbi uno musore niwe yarimo arareba kuri telefoni ariko yambaye ibicicaguritse, none yamuyobewe akongera akamukubita urushyi. Disi mugenzi we w'uno mukobwa aramubwira ati ihangane wese kubita uwo musore, ati wajya ugira discipline wa mukobwa we, ati bizagukuraho. Nyamara hano umukobwa aravuga ati wambeshuwe nawe nyishitura, ati nta soni. Aratinyuka akamenyera umukobwa nkanjye w'ikizungerezi akambwira ko dukundana, umuntu afite ubumuga bwo kuba atanahaguruka, ubwo so yazamarira iki? Unyumviye nawe kuntu ino filimi ibabaje. Hano akamubwira ati aho bwoye aho ukundana nawe nakwica ukavaho. Umusore disaba yababaye kubera ishya bamaze kumutikura. Nyagasani umukobwa umubwira amagambo mabi, amagambo ateye ubwoba. Myabuna nyumvira nawe, ati wagasore we kamafuti, wagasore kadashinga witwaje ikise ubwo bwanwa, ati ndebera hano ariko urana kuntu ubukobwa mfite ndi ikizengerezi, nyitegereza undebere naho duhuye nawe nta na kimwe cya kabiri. Ubundi agasore nkawe kamafuti, agasore katazi icyo katazi icyo ari cyo. Ati wa mukobwa we, ati soro mbabarire, ati nanjye ntabwo ari njyewe, ati rwose ariko kunkubita sinzi ikintu wamporaga, ese kuki ibi bintu uri kubikora? Ati nyamara ushobora kuza kwicuza. Hano umukobwa nicuza iki? Nta na kimwe nkeneye kwicuza, ntabwo bishoboka. No, nta kwicuza wapi, ntacyo twavugana nawe, wowe uraciriritse wa gasore we. Bundi agasore katazi icyatsi n'ururu, agasore rwose ngo ngiye nkundana n'ikimuga. Ahe umyumvire umukobwa kwiyemera Nyagasani. Aturebye umukobwa nkanjye w'ikizengerezi ufite mu twatekereza, nakundana nawe wakigoryiwe wagicucuwe gusa. Wagasore kamafuti, aha jya unyitegereza wakacucuwe, ubundi nubanza ugatekereza mu mutwe wawe. Umusore disano aba ari kumirwa amagambo umukobwa bari kumubwira, ariko bari kwandikana kuri WhatsApp amuhaye umeze gutesha ibisu, umeze utehaye ukuntu nk'uko ntiwakumva amagambo ari kumubwira, amagambo akomeretsa, amagambo asesereza ari kubwirwa rwose. Uno musore uno mukobwa ari kubwira umusore amufata nk'umuntu woroshye, kandi umusore wacu twibuke ko ari nyiririya modoka, niwe rwose wapanze kano gapangu ngaze kureba ko umukobwa amukunda atamubesha. Bari bapanze guhura, yigaragaza nk'umukene, yigaragaza nk'umuntu ufite ubumuga asabiriza ku muhanda. Baba bapanze na toto rwose hariya. Nuko uno mukobwa aba amuvumbuye yitonze, aramuvumbura yitonze, asanga atari umukobwa washyira mu rugo. Agomeza kumubwira amagambo akakaye ati wambwa we, wamusega we, n'ikindi gihe ntuzongere kumenyera. Disi uno mukobwa bari inshuti bazanye kureba umukobwa, aramwinginga ati ndakwinginze basi nyumvira njyewe, ihangane wisabye uwo musore. Uwo musore ntacyo abaye, kuba afite ubumuga butagenda ntacyo, uwo musore wawe ni mwiza. Ati ndibona rwose Keria umukobwa w'ikizungerezi nkanjye nakundanye n'ino besire, ubwo se yamarira iki? Umva disi umukobwa disi kwiyemera ku musore, ati bazi nakundanye n'ino mbwa n'ukuri kw'Imana itagira ikintu na kimwe rwose, itagira n'amavuta yo kwisiga. Umusore wacu biramubabaza, atekereza amabogari yose twabonanye, amabogari yose twamenyanye, hari n'imbwa n'imwe wabonyemo, ariko iyi mbwa ishuke profile yayo kuri WhatsApp, ishyireho ifoto nziza, ishyireho ifoto atari kimuga, none ahangaha ameze uko. Ariko mana, ese uri gutekereza nawe? Ntabwo uri gutekereza cyangwa uranyibagiwe? Unyibagiwe kano kanya tuziranye? Njyewe ntago nabasha sinzi ko
ntabwo twashubukana habe na gatonya, njye ntabwo nabyemera. Atari kwa mukobwa we, tekereza uno musore uri kubwira gutyo wari murambwira ngo uramukunda by'ukuri, none amagambo uri kuvuga nayiki? Ati ko ibi ngibi rwose byose bishyira kandi nawe atari we yabyigize, nawe ejo byakubaho wajya ushyira mu bwonko bwawe. Ati humange ntabwo byambaho ibyo ngibyo, ntabwo nabikozwa. ubu uyu nguyu yamarira iki? atabasha no kumarira no byibura n'ibya saa sita, ubu yajya asubiza se? byajya twatungwa no gusabiriza? Ibaza umukobwa wa meya nawe yasabirije ku muhanda. Atumva wakagoryiwe. N'ikindi gihe ntuzongeye kunekereza, uhita usiba mu mutwe, ndakubwiye ngo uhita uhera ubu ngubu ukorope. Nta hantu hamwe duhuriye habe na hatonya. Mana ndagusabye, ibi bintu nubona ngiye kubihura nabyo uzabindinde. Umusore yari azi ko yakunze umukobwa nyamukobwa, none asanze yarakunze ikirura mu ntama. Wasanga hari udisi uwamukundaga yirengagije ngakurikiye rwose uno mukobwa atabizi. Ariko nyagasani nawe ujye wibuka ko hari aba usiga inyuma ari ingirakamaro, ugakurikira abatari ingirakamaro kubera ko wowe bakunda ariko batagukunda. Bivuze ngo hari uw'inyuma uri kubabaza, nawe w'imbere hari uw'inyuma ari kubabaza, kandi uwo ari kubabaza ni wowe. Hano umukobwa aratangira akabwira nabi umusore ati agasore k'amafuti, agasore kadashinga, uba udashinga ngo urabyina wowe, urabona njye nawe twakundana ese ubundi umukobwa atangira ati mutwihanganire mutubabarire, uno mukobwa wanjye wanze yasaze, wanze yasinze, ndetse urabona ko umushuti we awewe nta kibazo nta ribi rye, ahubwo uno musore ari uteta atafatiraho kuri uno mushuti w'uno mukobwa. Hano rwose Karine rwose aratangira Kelly akavuga. Karine niko amubwira ati watuje Kelly, wagabanyije amagambo Kelly, ariko uzankuraho pe. Karine agahita amubwira ati wakihanganye gwino nkubwire basi. Hano umukobwa ati reba ubwiza bwanjye, ariko reba inyuma, mfite taye, ndateye meze neza, nibaza nakundanye nawe koko, ubwo se wamarira iki? Nta na kimwe wamumarira. Ati ndebera ariko ubonye ubwiza bwanjye se wagicucu, nkubwire n'ikindi gihe wambesire we na rimwe utazongera no kumenyera. Umusore aba yumiwe agatekereza, umukobwa nakundaga se, ndibaza ibi bitutsi abyigira he? Ese ubundi kuki yambeshye? Bivuze ngo ndamutse nkennye n'ubundi yazansiga mu nzira. Uno nta mukobwa umurimo ntawe. Umusore ageza kwinginga ati mukobwa mwiza, mwari mwiza, ntabwo nari mbizi, basi umbabarire, ndakwinginze niba nakoze ikosa ntiwongere kunkubita, ndakwinginze umbabarire. Hano umusore aba yaciye bugufi ameze nk'insina ngufi. Umukobwa yamugize uko yishakiye, yamufashe nk'ikimbwa ihaze. Hano disi umukobwa Karine akomeza kwinginga Kelly, amubwira ati ariko Kelly wagabanyije amagambo, ahubwo Kelly yakugabanya amagambo akayongera atuka umusore ati wagisore we, ntunkangishe wongere nanagutimbura, ntunkangishe ko ufite ubumuga, nagukubita noneho icyaba tukisugana. Ni gute ngiye umenyera umukobwa mwiza nkanjye ukamagarika ukanesha umwanya aho navuye? ubusumariye iki? Tunigendere kare tubasige hano. Muri kwa kugenda Toto amaze kumva amagambo amaze kubwira Derike, ahita aza hano agafata akagare akakazingazinga, bakongera bakagira akagare nyine akavamo agahita haguruka. Hano b'abakobwa baba bari kuza, bagera hano bakabona umusore ahita haguruka, gusa umusore ahita haguruka bamubwira ati wahagaze nkakubwira. Hano muri kwa kugenda umukobwa ajya kugenda ati mana we, atuzi ko ari muzima, ati ngwino dusubire inyuma tubanze tumubaze ikibazo yari yagize we. Mbega wa musore akagare Toto ahita agashyira hano mu modoka muri butu, gusa umukobwa bamaze kubona umusore amaze kubona umukobwa rwose ko nta kimwibereyemo, n'umukobwa nawe yabonye umusore kari bogari, ahubwo yari ari kumwirengeshwa. Undebere rwa rukundo rw'ino minsi, urukundo rw'ino minsi ntirubaho. Hano nta kindi kiba, Toto aratangira agahita yambura ya myenda ishwanyaguritse
bosi wiwe, kaba ari agapangu bagira ngo basuzume umukobwa ese akundira bosi iki, amukundira ibyo afite cyangwa amukundira uko ari. Hano disi bamwambura ya myenda yacitsaguritse. Kurikira akantu kandi kurikira unarebe urebe filimi yacu aho iri buze gushyira ishyikira, ibyiza biri imbere. Reba urebe kuntu umukobwa agiye gusebera imbere y'umusore kandi yari azi ko bigiye gukunda bigiye gucamo. Hano disi umukobwa yatangira agatungurwa ati oh my god, ati mana yanjye, ati wa musore kumbi ya modoka ni niyo we, ati uzi ko ari we muntu wakije buta akanayihagarika kandi amaraso ye bikuranye n'imodoka bigaragaza ko yayiguze. Ya myenda ishaje bayimukuramo bakamwambika rwose imyenda myiza cyane, agahita amera rwose nk'umwana wo kwa meya. Umukobwa atangira kwisetsa, Kelly rwose atangira guhanagura umugabo hano ati umugabo ni wowe, abandi bose ahubwo buriya nimbwa, ati urambonera sha, ati bogare nkawe, ati reba udukweto, reba ukuntu ateye neza cyane, ameze okay. Mbega byiza. Hano umugabo ati gabanya amarere sha, gabanya amarere, twarabamenye, twaricaye turabareba turabamenya. Hano umukobwa ati sha, ati nabikubwira ukagira ngo ndakubeshya, sheri wanjye n'ubundi nimbizi ko ari bogare, ati ahubwo nuko yarabanje nyine kwigira agaturage. Ati ninde sheri wawe, ati nakumenye, ati icyo wishakiraga n'icyo kurya, aho ubundi genda uzabane nacyo, njye sineze kubana nawe, ati aho kugira ngo mbane n'umukobwa nkawe byaruka nkabona ntarashatse, ni ukuri. Ati ahubwo Kate yigirire hano, we nabonye uriya mugore wanjye, nabonye uriya mugore rwose wabasha gushobora urugo. Hano muri kwa kwegera Kelly yahita aza kubishyiramo hagati ati Kate mvira kuri sheri nawe, ati rwose yasabanye, yagaruye akanyamuneza, amafaranga atangiye kumukurura. Ati sheri wanjye w'ibogari, ati amafaranga, ati sha ahari aravuga koko, unoye mbonera kuntu umukobwa yatangiye kwigira nyoni nyinshi, ntutarabikoze ariko mana abantu nk'abajya ubahana, twebwe bakire nyine bivuze ngo nta bakunzi tuzagira, ndagushuje nawe umeze nkange ntacyo uriho. Nyagase niba undebye mwihera subscribe, unandayikinge, uneshinga no ku bantu babiri, byiba nanjye ngiraho ngera. Ndabashimira rwose mwe mudahema kubikora, usanga abantu bareba video ntibabikore. Ariko umugabo akomeza avuga ati ese wa mugore we wamvuye imbere ko nabonye nta mugore ukurimo, genda uzajye gushaka n'amafaranga kuko nabonye ukunda. Ese ubundi uri kuvugisha ikigoryi, uri kuvugisha imbesire, uri kuvugisha igicucu, byagenze bite kumbana wishimye kandi mu kanya wari urimo uratukana? Uriya mukobwa Kate ya rwose nazi gusanga ari mutima w'urugo, ari we mukobwa, ahubwo abandi bose ari ibihomoro. Mereye kuri wowe rwose, wewe niwe wa mbere w'igihomoro. Kate ndagushimira kuba wanyizeye ubona nkanagaragaraga nabi, kuba wemeye byibura ukangirira impuhwe, ndabigushimira wa mukobwa we, uri umukobwa w'intwari. Urure kino cya Kelly, ahubwo nikituva imbere twiganirire, uyu nta mukobwa umurimo, tutahita mukuru ati va imbere ya boss nyine, ati ibyo avuze biba bivuzwe, vayo hano ntukajye kwibonekeza imbere y'abantu. Ati ubwo rero nawe uri umuntu, ibyo wavuze turabyibagiwe. Hano rwose boss wacu Derek atangira kubwira Kate ati Kate, naje kumva amarangamutima yanjye disi akwikundiye, nubwo nari nakunze mushuti wawe, ariko ugiye ntago narinzi ko ari kuri ateye, njye narababajwe mu rukundo. Kate agatangira kubwira Derek ati Derek rero njye ntago yongeye gukunda, nanjye ndebera ku butunzi umuntu afite. Buriya nanjye nabonaga Kelly yari kuguhora ubusa, buriya nta nubwo ureba ngo umuntu ese niye mpamvu akennye, uno munsi ashobora kuba akennye ariko aje agakira. Wa muntu wariri mu kagare ejo yava mu kagare akaza akagenda. Buriya naje gusanga ari we mukobwa utekereza neza kurusha uno mukobwa ngo ni Kelly. Naye nanakunze ntazi, nanakunze nibeshye, ariko naje gusanga umuruta, unamuruta rwose, umuruta ahantu hose mu bitekerezo, kuba uteye neza, usa neza, umeze neza, umutima noneho wigirira watumye ntangira kumva ari we wambera umugore. Kelly agatangira ati shakikiye kumunwara sha, kandi nazize umunwa wanjye. Wazize umunwa wawe, buriya hari igihe abantu muzira iminwa yanyu, muzira ibyo mukora cyose n'ibyo muvuga mutabizi. Ubu nkawe ntiwizize,
hano rwose agatajya akamubwira ati ndakwinginze basi nyemerera umbera umugore. Ati musore, ati ubu nakungamereye kuki? Ati rwose nanjye nta mukunzi narifite. Ati nta cyatuma nkwanga. Ati hubwo urakoze cyane, ngwino tunigendere dusige Kelly hano nta tuyigendere. Ati Kelly, ati nyine bayi. Kelly akajya kumwegera akajya kumusanga. Toto nagatamubwira ati mva imbere y'abo bangaba bigendere, twakubonye ko nta byawe bikurimo. Ati rwose Derek mbabarira ndakwinginze, Derek nyumva ndagusabye, wari iki wihamagarira ikishi nawe warwikuruye runarusome wenyine, reka Kate ayibonera umugabo kuko we ntawe washakaga. Hano Kate aza gufungura imodoka agahita yinjiramo. Kelly nawe ari kurwana na Toto ashaka gukurikira Derek hano araza akatsa imodoka agahita yinjira mu modoka. Ati Kate yatwigendere, mbonye umugore wa nyawe, umugore ugira urukundo. Ateruwe Kelly wazananwikira mu nzu, ndabashimira. Agafilm nuko kagenda.